uzaryama amahoro uvyuka yandi. Kari Imana ibitanga wagize ngo hari uwabikwambura. Imana ntabwo yitaye ku banyeshari bari ku buzima bwawe. Imana ntabwo yitaye ku baguhagurukiye, ahubwo yitaye ku ijambo ryayo. Haleluya, haleluya. Ngiye gusengera abantu barwaye. Twakiye abantu bashinze intahe benshi, Imana yakijije uburwayi. Fata ikiganza cyawe ukigire nk'uko nguko, genda ukirambike ahantu urwaye. Niba urwaye indwara idakira, rambika aho hantu nyine urwaye. Niba ari dosiye ufite, genda uyirambikeho icyo kiganza cyamaze kwakira imbaraga zidasanzwe. Niba hari undi muntu urwaye cyangwa se ufite undi mutwaro, genda umurambikeho ikiganza. Niba hari uwo mubana bitameze neza, genda urambike ikiganza mu kibanza ryamamo. Hari imbaraga z'Imana zigiye gukorera muri icyo kiganza, giye kugusengera Imana. Zamura kwizera kwawe gatoya, ubundi urebe ukuboko kw'Imana, urebe kugira neza kw'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana ikiza kandi Imana ihambaye, Imana ifite ubushobozi n'ububasha, ndagushimiye kuri Imana ihebuje. Ndasengeye uyu mwene data, reka imbaraga zawe zifate muri kino kiganza. Reka ahantu arwaye abe muzima aka kanya. Ubushobozi bw'Imana bukora ibikomeye. We dayimoni wamuteje uburwayi, waba urwaye ngo utegetse kumurekura, reka amererwe neza, akire. Uyurwaye umutwe nabe muzima, uyurwaye amaso nabe muzima, uyurwaye umutima nabe muzima, uyurwaye mu mihogo nabe muzima, uyurwaye mu nda nabe muzima, uyufite isoko idakama nabe muzima, uyurwaye amaguru nabe muzima, uyurwaye igitereko nabe muzima. Reka hebeho ubuzima. Uyurwaye hypertension, indwara abaganga badashoboye, yaba diabetes, yaba sida, indwara iyo ari yo yose, reka ikire mu izina rya Yesu. Ndavuguruje imbaraga z'abadayimoni mwe mwateje uburwayi, murekura ubuzima bwe. Hari Imana yavuganye nanjye, yatumye Elisa, nanjye yarantumye mu izina rya Yesu. Iyo ndwara ntabwo ikwishe, ahubwo hari igitangaza Imana ikuzaniye. Dore ubushobozi bw'Imana bukubayeho. Icyari kukwica ntabwo kikikwishe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ahubwo ndabona ubuzima, ndabona amazi atembye hari mu bugaragwa, ndabona Imana igukorera ibikomeye. Iyo dosiye ndayisengeye, dore ubwiza bw'Imana buyibayeho, dore imbaraga z'Imana ziyibayeho. Icyo kibazo wari ufite, uwo mutwaro wari ufite, ntabwo nzi niba ari uw'akazi, ntabwo nzi niba ari uw'ideni, ntabwo nzi niba ari uko byagucanze. Ndasenze ngo aka kanya Imana yantumye, yatumye Elisa, yihesha icyubahiro. Mana tabara, Mana ihesha icyubahiro, ukora ibikomeye. Uyu urimo urarwanwa, uyu ufite intambara zamuhagurukiye, muneshereze kubw'imbaraga zawe zidasanzwe. Aka kazi arimo, ndagira ngo mutabariremo. Ubushomeri arimo, ndagira ngo mukuremo. Iki kigeragezo kimukuremo nk'uko wavuganye nanjye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze ko wihesheje icyubahiro kandi utabaye. Imbaraga zawe zikoze imirimo n'ibitangaza. Ni mu izina rya Yesu Kristo nayo tubyambaje, amina. Akira gukira, akira gutabarwa. Ntabwo biri bukomeze kumera nk'uko byari bimeze. Ndaba mu maso ndisere, byo nkubwira ndiseriye, kuko ni Imana yakuntumyeho. Iyi video yimere abantu bose ufite kuri WhatsApp. Urabona umugisha udasanzwe. Uyishyire mu magurupe, uyishyire niba ukoresha na Facebook, uyishyire ko nasenze nsaba Imana ngo umuntu uri bumfashe iri vuga butumwa aze kuza kubona umugisha udasanzwe. Nawe binkorere rero uraza kubona umugisha. Imana ikugirire neza. Ushoboreye kuba wakorwa ku mutima kugira ngo ushyigikire iki gikorwa cy'Imana, urashobora kunyandikira kuri iyo nimero ubona ya telefone iri aho ngaho kuri screen. Imana ikumpera umugisha, Imana ikugirire neza, igutabare muri kuno kwezi kwa kabiri. Ndabakunda cyane. Mwari kumwe nanjye Prophete Mukristo Richard. Shalom, shalom, shalom.